tugenda tuvuga bye bye go na gugu uje kumwitaho nyine. Yego nuko ndasanga. Rero ndagira ngo ushimire abantu bagize uruhari rutaziguye kugira ngo jari kaje kwishuri. Mbere na mbere ndashimira nyashya. Izi ni forume wa. Hi, how are you? I am Frankie teacher. Umuntu akubwiye morning. Morning. Good morning teacher. Subiramo. Good morning teacher. Good morning teacher. Good morning teacher. Umwana bimeze bite? Yes. Good morning teacher. Morning teacher. Bimeze neza. Ajya bigenda uko azajya agenda ku ishuri kenshi niko azajya agenda. Isha kandi imukubira inshuro nazi nanjye. Yego rwose. Nukuri pe ndabashimye. Nanjye ndishimye rwose kubona Jari kagiye ku ishuri, ari kuva ku ishuri ameze neza. Umunsi wa mbere wawe w'amashuri byagenze gute? Wari wishimye? Wari wishimye ku ishuri? Cyane. Ngo nyibutsa akantu kamwe mwiza. Nimba ukibyibuka. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV. Muri kumwe na nyashya y'u Rwanda rwanya abarwanya akazamura igisho cy'u Rwanda bakasika mutondo saa 7 mugoroba. Sasa amatera gaceka cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocente TV. Wirebera ibintu byinshi tuba twaguteguriye. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito cyane. Gishoboka ndagusaba gukora subscribe kuri Manzi na Innocente TV. Nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Turacyakomeje yanzira y'umusaraba twiyemeje ariko kuri uru ruhande noneho twibanze kuri Innocente ndetse n'umwana we cyangwa se umwana yagize ute yatoraguye. Mvuye mu rugo rwe ndamubura bambwira ko yagiye gufata umwana ku ishuri. Ngiye ku ishuri ryiwe ndebe ese umwana biba bimeze bite. Nuko mbona n'amasaha yancitse ndabona bamwe bari gutaha bishoboka ko ashobora kuba nawe bari gutaha. Reka manuke ndebe ko nshobora kugira ute nshobora kumubona byihuse. Nitunahura nawe mu nzira nta kibazo turabasha kuganira nawe nta ribi. Reka tumanuke rero turebe ko tumubona. Katumanuke turebe ko tumubona nitugira amahirwe turahura nawe cyangwa se dusange batashye ariko rwose ndabona bamwe bari gutaha. Nawe ndamubone hano hanga. Innocent. Meze bite se? Meze bite? Iragenda neza? Jari amakuru? Meza. Amakuru ni meza. Uvuye ku ishuri? Uvuye ku ishuri? Igo. Uyu munsi mwize iki? Mwize iki? 1 1 2 3 10 1 2 3 tugiye gutangira kubara sibyo kugira ndebe neza ko ibyo mwarimu yakwigishije wabifashe sibyo 1 2 uragisubiramo nawe tugerane 1 2 rambaga 1 nawe uvuge 1 abana bimeze bite muvuye ku ishuri muvuye ku ishuri umwana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dusubiremo wabishobora ngo reka dusubiremo rimwe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 noneho twagiye akari kantu tugiye gukora akazi njya kuva I U O A E I U O A
utazigera uranabimenya. Reka kuzabura ibimenyetso ntabwo duherukana tumuzana ku ishuri cyangwa tumuhereza inifomo. Nari ko ibyo birangiye nzamwijyanira utari kumwe none wowe umboye gituma. Oya naringiye nanci yara muri quartier mbajije barambwira ngo waje gufata umwana ku ishuri. Najya amasaha rero yansize narinzi ko ndi bubasange ku ishuri hareba n'uburyo jari kari kwiga nyuma yahaziye ku ishuri igihe kinini yaramaze atajya ku ishuri. Yaramaze igihe kinini atajya ku ishuri Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Yego. Gitondo yabyutse ajya ku ishuri nanjye mukanya narinje kumukira wasanga waje mu rugo usanga ngiye kumucyura. Gwe kumucyura. None se mwarimu yakubwiye ko amasomo ari kugenda neza? Hasi ubyumva se? Ariko ubyumva atari ko 1 2 3 a e u e o. Uyu ni umunsi wa mbere w'amasomo yabyakiriye. Umunsi wa mbere w'amasomo. Cyane ko za mu gitondo twabyutse nabwo ati Sharike rero ugomba kujya ku ishuri nawe wanambyukije mbere. Yego. Ambwira ngo agiye ku ishuri. Yego. Ndavuga ati rero ihangane byuko ujye ku ishuri. Mu nzu hari harayemo turya dukeya ndatumushyuhiriza araturya ajya ku ishuri. Wese wageze ku kigo wenda mbere yuko Jarike wenda yo kujya kumufata wasanze ko bisa kose bakiri kwiga sanze habura iminota cyangwa basohoke wabonaga vibe za Jarike ku ishuri ku munsi wa mbere byari bimeze bite? Nago yari yisanzuye cyane nimba roko ataramenyeye abana bigana ariko nabonaga uko bizajya bigenda uko azajya agenda ku ishuri kenshi niko azajya agenda mwana wirira sibyo wirira niko yashonje abana rero baba bakwiye kwitabwa baba banatashe yaci bukeyemo hafi saa saba hafi saa saba Jari uyu munsi mwize iki u o a ahita bisoza cyane Jarike rwose nta mikino yiviriye ku ishuri bizagenda biza none si wama Imana yaduhasha nezereza Imana yamaye amafaranga yo kumujyana ku ishuri bizakunda burangiye nazanye uniform ziko nyine amafaranga atari buhitaboneka ariko ubwo byakunze umwana araza kwiga ndetse binagende neza cyane kurushaho bizagenda umwana nawe nabonye uko biri afite ubwonko bufungutse cyane buranga kandi arubaha Jari buranamutinye kuko hari abana bava ku ishuri ugasanga nibyo bize babyibagiwe urumva ariko ugasanga rwose niko usanga ibyo yize yabyibagiwe bimwe na bimwe ariko Jarike we rwose mbona ameze neza. Jari umunsi wa mbere wawe w'amashuri byagenze gute? Wari wishimye ku ishuri cyane? Ngo nyibutsa akantu kamwe mwiza nimba ukibyibuka. O a e ururo ese mujyana mu ari mu kiburamwaka none se bimeze bite amakuru y'iminsi? Bimeze neza Imana yaradukijije abona ntacyo tubaye uyu nawe ntacyo abaye Imana yaramukijije tumubwira ati jya no ku ishuri. Wegeze uganira na mwarimu wese byibuze ngo akubwire wenda umwana nimba yari amaze igihe kinini atajya ku ishuri kamwe murumva abandi bari baramutaye ese mwarimu we yakubwiye ngo iki byibuze? Mwarimu we twaganiriye yambwiye ati uyu mwana biransaba gushyiraho imbaraga nyinshi cyane iribaza aje abandi baratangiye ariko urabona afite mu mutwe yambwiye ati uyu mwana wawe afite mu mutwe nubwo aribwo yatangiye urabona ikintu ndimo kumwigisha marahita agifata cyane marahita agifata kubera ko nanone turi no mu rugo nacishagamo kamwigisha n'umuvandimwe bose bakavuga mbese yagiye hari utuntu dukeya azi bitameze nk'uko mbese ari wa mwana utazi ibyari byo ndabona nakeye cyane rwose ku uniform yiwe ariko wasenze Imana uburiki Jarike yarakumbuye ishuri pe neza cyane abantu bamubone rwose ameze neza Jarike muramubona n'agakapo kiwe mama ntazajya gutwaza amakayi sibyo amakayi azajya yitwaza sibyo azajya wanyereka utuntu mwanditse mwahanga nyereka utuntu mwanditse rwose nyereka utuntu mwanditse turebe yanditse bize i abandi bize 1 dore ngibi byo mwize ibi nibyo mwize uri umuhanga sibyo
ugomba kuba wakangahe mu ishuri ugomba kuba uwa mbere aba bose ukabarusha umuhanga sibyo siko bimeze cyane naje rero nkererewe byibuze narinzi ko ndi bugere mu kigo tukaganira na mwarimu tukamusaba ibintu byinshi nyine uri mu mwana utangiye abandi batari baratangiye kera ubusanga ari ibibazo uyu mwana afite mu mutwe bitewe nuko namuvandimwe yabonaga ibyo bamwigisha akaza akambwira ngo mama twiga ibi nanjye nziga ibi nanjye dore nawe yize gutyo ugasanga mbese kubera ko afite uriya nawe biga ibintu bimwe nawe bimufasha yego yagiye azi icyo agiye gukora wamujyanye ku kigo cya wa wundi yigaho wandi mukuru oya ntago biga ku kigo kimwe uretse jari icyo dushaka nuko aba umuhanga nahombye rwose nahombye ubundi ngiye nari kubona jari kari muri class arimo ariga asubiza mwarimu turagutumiye uzabibona jari mu gitondo mwarimu yavuze ngo yakubwiye ngo how are you musubiza ngo iki How are you? I'm fine, teacher. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Jarika, how are you? How are you? How are you? How are you? Subiramo ongiye kubwira ngo how are you ubwo ransubiza ngo iki? How are you? Ni nkubwira ngo how are you ransubiza ngo I'm fine, thank you. How are you? How are you? I'm thank you, teacher. Umuntu akubwira morning. Morning. Good morning, teacher. Subiramo. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Mwana bimeze bite? Yes. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Bimeze neza. How are you? I'm fine, thank you, teacher. How are you? Fine, thank you, teacher. Turabashimiye cyane rero. Yewe gamana yanjye. Ngo ni mukomeze mujye kurya ni mutaye mujye kurya dore amasaha yakuze sibyo? Mwihute ba mama babateguriye ibiryo byiza cyane. Ni ngo mujyane mu rugo nyine nawe ajye kugira. Urakoze nubwo tari waje. Muri nahombye mana yanjye. Nishimwe y'ibisigateza akava mu kigo cy'abanyarano si bari kwita batwiruka. Oya ntagaraye ntacyo bari kudutwara. Ntacyo bari kudutwara pe ntacyo. Buriya ikintu cyimbabaje. Nagiye mu kazi nizimbayo pe. Kiduka amasaha agize utamasaha. Ese undi mamagara? Wimamagara. Ntago hamagaye nkakubura. Hasana nayisize mu rugo yana. Buri yazimye irase ni telefone buri ufite ko kuba nawe ujya wibara mu bantu bafite ama telefone. Nago hamagaye wapi? Ndaguhamagara wapi? Byibuze narinzi ko baba we. Korema. Byibuze narinzi ko ndi bubuze tukazana abana kuntu baba batabishimye. Batabishimye cyane bamize neza. Byari kwishuri gikina uwe mukino. Kwishuri gikina uwe mukino. Kwishuri gikunda gukina uwe mukino. Umukino. Ugikina umupira. Arasimbuka. Ukina iki? Ngo ririmba kakaririmbo bajya bavuga ngo ingona bye bye ingona gugu subiramo. Bye bye ingona gugu. Bye bye ingona aka mama karishe kunga zigi yaga natera amagi atanu mucha ari kigiye abamatwarana ingona iraza iratwarurira tujya tuvuga bye bye gona gugu. Wow, Jarike n'umuhanga cyane. Mureke umujyane mu rugo sibyo? Reka mureke umujyane mu rugo ujye kumwitaho nyine. Yego nuko ndasaba. Rero ndagira ngo ushimire abantu bagize uruhari rutaziguye kugira ngo Jarike ajye kwishuri. Mbere na mbere ndashimira Nyashya. Izi ni forme wambaye abikesha wowe. Nkashimira abantu bose bagize uruhare kuyu mwana kuva mutoye kuva musanze ku muhanda nkaba mugeje akabagejeje amagingo nanjye narananirwa cyangwa atarananira ngo vuge ngo imwana arananira. Abantu bose bamfashije ndabashimiye simvuze ngo kanaka umuntu nawe aho yicaye wese wagize icyo akora kubw'uyu mwana Imana imuha umugisha kandi imukubira inshuro
nazi nanjye. Yego rwose. Ni ukuri pe ndabashimira. Nanjye ndishimye rwose kubona Jari kagiye ku ishuri, ari kuva ku ishuri ameze neza. Sibyo baga ariko abahagazeho. Jari ndagira ngo dusoza rero uririmbira abantu ka karirimbo ingona bye bye ingona gugu gugu, sibyo ngo baririmbire. Bye mama karishe ku nkonga z'igi yaga katera amagi atanu muca hari hakingi ingona haciye igihe ingona iraza umusumwe ingona ishaka kutwarurira tubibonye turi kurukira tugenda tuvuga tuti bye bye ingona kuku sanisa bayibe. Jari ngo bwira bari abantu ngo mwarakoze cyane, sibyo subiramo, mwarakoze cyane kuba mwaratumye nsubira ku ishuri, sibyo? Mwarakoze cyane mutumye mwagiye ku ishuri. Babwire ngo ndabakunda. Babwire ngo Imana ibaho umugisha. Utagabanyije. Okay, turabushimiye cyane rero Innocent. Jyana umwana mu rugo. Ubu ngubwo no kuvuga ngo nge nzafata igihe none nze ku kigo cyane. Mwarimu ahari. Ushakanye ruzanabimbira. Mwarimu ahari. Sawa rero nanjye reka ngende. Sawa Imana ibarinde. Jari. Bye. Sawa rero reka mbashimire cyane mwe mwari mudukurikiranye. Murabona ko twari twagiye ku ishuri kureba Jari uburyo ameze ku munsi wa mbere w'amasomo, ariko twahageze dukererewe dusanga bari gutaha ariko turabizeza neza ko undi munsi tuzagenda tukahagera tukanaganira na mwarimu wiwe. Ndashimira umuntu wese bikuye ku mutima wanjye wagize uruhare kugira ngo uriya mwana asubire ku ishuri, yaba ari uwatanze ikaye, yaba ari uwagize umuntu wese wagize ikintu akora. Ndamwifuriza imigisha ituruka ku Uwiteka. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo gira neza wigendere, burya ngo ineza uyisanga imbere. Uyu munsi ushobora kuba ufashije Jarike, ejo akazagira ufasha umwana wawe cyangwa wo mu muryango wawe. Kora subscribe rero tujye turushaho kubana neza cyane. Ndabakunda, ngiyewe ndi kumwe n'umuryango wa Innocente ndetse na Sadonda sinamushyize ku ruhande, rimwe na rimwe nzajya muzana ndeba ahantu ari kuntu bimeze. Sawa turabakunda cyane.